Imana yirukana mu izina rya Yesu. Udukurikiye wese ndagusengeye, ntuzagire inzara imira, ntuzagire ubukene bumira ubukene, ntuzabone kubura inkweto kumira inkweto zikabura, ntuzabone kubura amakote kumira amakote wari uyafite, ntuzabone gusuzugurwa kumira icyubahiro neza, ugasuzugurwa gusuzugurwa kwa kwamiza icyubahiro. Hari igihe inzara imira ibiryo, ndagusengeye Imana izabikurinde ntibikakubeho, n'abawe bose n'abazagukomokaho Imana izabarinda amahundo y'iminambe amira ameza atsibaza byibushye. Imana izakurinda inka zinanutse z'umwaku zimiri zibyibushye. Icyamuka wikirije ngo amen. Amen. Uzi kugira ngo kugenda n'amaguru kumira imodoka, uzi kugira ngo wahererwaga amaboko abiri bakwimena kumwe, ni ishyano ntibikabeho, biragatsindwa n'Uwiteka. Kugira ngo amahundo, kandi ibi bihe bijya bibaho. Hari igihe njya ntanga urugero ku bantu b'abakobwa, abakobwa mu dukurikiye muzabicunge. Hari igihe umukobwa agira gutya akajya arambagizwa n'abasore 3, 4, 5 kugera ku 10, bose bamushaka, bose bamukunze, abapolisi, abasirikare, abacuruzi, abanyonzi, abakomeye, abanyacyubahiro, abasuzuguri, bose niko se mukobwa. Uribwira ko ari umukobwa wenyine uri ku musozi? Ufite ukusa se abandi badasa wihariye wenyine? Ufite amataye se abandi badafite? Oya, icyo gihe cyakwerekeyeho, nutaba amaso hafi aho hazakurikiraho igihe gituma nta n'ukuvugisha, nta n'ukwandikira, uwo wifuje umubure, uwakuvugisha agatakuvugisha, ugire ngo bamwe bakubloke mu matelefone, akamesaje wahabwaga ukabure. Icyo gihe nacyo kiyakibaho. Umukobwa utabaye maso ngo aho hantu bose areba bavugisha, abasore bose, niba uri mu rusengero nibo urebwa, niba muri korali nibo urebwa, reka da, hari kuvuka abandi bakobwa, hari kuza abandi bamaso. Ahubwo hafi aho ni igihe cy'uburumbuke cyakugezeho. Wakunzwe ariko ntabwo ari ukurusha abandi ubwiza, nta mafaranga ufite abandi badafite, nta kintu gitangaje ufite. Ahubwo nutaba amaso aho hazaza igihe kimira. Icyo gihe ndabazi Bashyiraho TV 95 turashuje, tubifurije ikaze mu izina rya Yesu. Tubifurije kugubwa neza mu mwana. Ngiye muri Kumwe Honeste ntirenganya, ndi kumwe n'umukozi w'Imana. Reka musabane abibwire. Murakoze cyane. Nzi ko ariko ntumaze kumenyerana ari ngiro wo kwivuga. hari abashyashya baba bafunze mu Rwanda n'abakine kumenya. Yes, nitwa Kwizera Valence Ziraziritse, inshuti yanyu, ndi inshuti ya Shalom TV 95. Turabana iminsi myinshi, si ubwa mbere, si ndi umushyitsi, ariko mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amahoro Imana bane namwe. Urakoze cyane rero, mbibutse ko ukora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu ko tubishyizeho buri gihe, kandi ukurashia ku nshuti zanyu nabyo biremewe, kugira ngo mudufashe kwamaza ivugabutumwa ryiza cyangwa se ibiganiro dushyiraho. Ariko kandi mbibutse ko byose ari byubaka imitima y'abantu, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze yarwo, aho waba uhuriye hose, birakubaka. Kandi nzi neza yuko hari abantu benshi bagenda bubakika. Ubwo rero kora subscribe, ukurashije ku nshuti zanyu kugira ngo mudufashe kwamaza ibyubaka imitima y'abantu. Tukubona ko Imana rero nk'uko abibwiye, nawe mukurikira kuri Ziraziritse TV. Naho mujyeyo mukore bya bindi wavuze, mukore subscribe, share, comment, like, yamura mudufashe rwose mujye mubikora. Amashano yacu nayo agira aho agera, ni byiza, kandi Imana izajyaho umugisha. Muduteye inkunga kandi namwe muyiteye. Murakoze cyane rero, twinjiye mu kiganiro tuvuga ngo nikaze mwese, wakibona umunsi, wakibona ejo, wakibona ejo wundi, ubwa neza kandi uhumure. Umukozi w'Imana ubushize ize kutubwira ko ajya asobanura inzozi, ariko kandi sinzi nimba hari inzozi ufite muri kano kanya, wamuhamagara cyangwa se igihe cyose wafunga cyo kiganiro wamuhamagara akagusobanurira inzozi. Umukozi w'Imana, dusobanurire ubundi inzozi abantu barota nijoro ziba zishatse kuvuga iki? Urakoze cyane. Mbere yo kuvuga ngo ziba zishatse kuvuga iki, ese kuki uvuze nijoro? Ntabwo abantu barota nijoro gusa, no kunywa bararota. Baryamye se cyangwa bagenda? Naha turi gutyo agatutsi kagutwaye gucye warota. Kuryo ni kurota cyane kwerekwa. Iyo usinziriye uburota ntabwo wawerekwa. Byaterwa n'ibyo ubonye, ariko iyo usinziriye uburota. Kwerekwa ni ukwerekwa, ahubwo udasinziriye ureba gutya ukabona ibyo abandi batari, wowe ukabona igira ibintu ubona.
ko niko kwerekwa. niko kwerekwa, ariko usinziriye aba ari inzozi. Turifashisha ijambo ry'Imana n'ibindi byose, ntacyo tuba tutagihawe n'ijambo ry'Imana. Igitabo cya Yobu ibice 33 umurongo wa 14 uravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mu nzozi, mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu basinziriye, abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu, igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha, kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe. Ariko icyo nagendera ahanini nganira n'abantu bakunze bacu muri uyu mwanya, havuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Bakavuga aho ivugira rero mu nzozi, mu iyerekwa rya nijoro, ariko ahangaha siho ivugira honyine, nuko ariko gapoye tugiye kuganiraho. Ariko uburyo Imana ivugamo ni bwinshi. Koresha ibyaremwe, koresha umuhanuzi, koresha ijambo, koresha indirimbo, koresha ibyo tuvuga, ni uburyo bwinshi. Ivugira no mu bitekerezo by'umuntu, Imana ivugiramo mu bitekerezo by'umuntu. Ariko tuganira ni ahangaha mu nzozi. Ese kuki twafashe uyu mwanya ngo tuganire kuri ibi bintu? Muvandimwe Theo, nawe ubwawe urarota, nanjye ndarota, na nijoro nyaye ndose. aho kandi abantu barota ibyiza cyangwa ibibi, ibyo bamenya n'ibyo batamenya, ibintu byinshi. Abantu bamwe bakavuga ko kurota bishobora guturuka koko Imana mu ijuru, bishobora guturuka kuri Satani n'abadayimoni bakagutera mu nzozi, bishobora guturuka ku kuntu umuntu yaryamye, aribyo Bibiliya yita inzozi z'imiruho. Uko waryamye umeze, kuryama unaniwe, kurya utinze, ba bantu barya bagahita baryama, birya bikurura inzozi zimeze nk'uko baryamye. Bantu mudukurikiye murira ku buriri, murya musinziye muhumirije mugenda, biriya bintu ni bibi. Byica igifu, byica amara, byafita ku bwonko, bikaza gutuma ubwonko bukora na ukaza kurota nabi. Abantu muri ubundi byibuze hagati yo kujya no kuryama ntabwo hakabayemo igihe kiri hasi y'isaha mu gihe cy'umugoroba. Hari abantu babirira ku buriri neza, akarya asinziye, yahumirije ahondobera, agahita agenda. Burya uburiye bibi nta n'icyo bimara ku mubiri wawe. Bibiliya yatubwiye rero mu gitabo cya Yobu ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri. Icyo turaraho ni mu nzozi. Ese ibintu abantu barota, ibi bintu nabitinzeho umwanya, kuko nagiye nganira n'abantu ngasanga ibintu bijye biteranya. Umuntu avuga ngo Imana, turavuga ku by'inzozi gusa, iby'Imana yakubwiye, uvuga ko Imana yakubwiye. Nagira abantu inama yo kujya ushaka, kuko abantu bafite iyo mpano yo gusobanura inzozi, cyangwa se ugasenga Imana yazikweretse, ukongera mbere yo kwamamaza ngo Imana yambwiye ibi n'ibi, Imana yasanze mu nzozi imbwira ibi n'ibi, mbere yo kubyamamaza. Reka twongere usome andi magambo, hanyuma ndabaza Theo turi kumwe, mbaze nawe udukurikiye, iyaba ari weho warose izi nzozi, wari kumva zivuga iki? Icyo ni ikibazo ngira ngo ahubwo ni nako ndibwandike tewaze kubyandika no kuri iki kiganiro, aba ari cyo yita inyito. Iyaba ari weho warose izi nzozi, wari kumva zisobanura iki? Igitabo cy'Itangiriro ibice 41 umurongo wa 25. Yosefu abwira Farawo ati, inzozi za Farawo ni zimwe, ibyo Imana igiye gukora yabibwiye Farawo. Za nkandwi nziza ni imyaka 7, na ya mahunda 7 meza ni imyaka 7. Inzozi ni zimwe. Za nka zinanutse z'umwaka uzazikurikiye ni imyaka 7, na ya mahunda 7 y'imishishi yumishijwe n'umuyaga ova iburasirazuba nayo ni imyaka 7. Izaba imyaka 7 y'inzara. Icyo nicyo nabwiye Farawo, ni iby'Imana igiye gukora yabibwiye Farawo. Mwumva icyo inzozi zasobanuraga rero. Hazaba imyaka 7 y'inzara. Ubwo burumbuke 29, hazaza imyaka 7 y'uburumbuke bwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose. Hanyuma hazakurikiraho imyaka 7 y'inzara, ubwo burumbuke bwose bwibagirane mu gihugu cya Egiputa. Inzara izamara igihugu, uburumbuke bwe kwibukwa kubw'inzara ibukurikiye, kuko izaba nyinshi. Kandi cyatumye izo nzozi zibonekera Farawo kabiri, nuko ibyo byakomejwe n'Imana kandi izabisohoza vuba. Nirenganye n'abandi badukurikiye, iyo uza kurota izi nzozi, kurota ni kumwe,
sisiteme yo kurota ni imwe ku mukire n'umukene, kukumeye n'uworoheje, kurota ni kumwe nuko ubusinziriye ukamera nk'ugiye mu kindi gihugu, nk'ugiye mu yindi si, ukabona ibintu. Hari n'ubwo umuntu arota akanavuga, bimwe mu gihe ari kurota akavuga n'ijwi uri impande y'akamwumva. Hakaba n'ubwo wumva wavuze ariko utavuze umutwe, ariko wowe ukumva wavuze. Hari n'abitaba abantu n'ababasuze ariko atayivuze. Hari n'ababyuka bagacana itara akareba ko ibintu arose bihari. Arose wenda nk'inzoka imurya ku kuguru, agahita acana itara vuba vuba, agareba amaguru agasanga ni mazima, wenda akishe. Urose amafaranga we rero atinda no kuryama iyo yicuye. Arayashakisha akavuga ati ni inzozi cyangwa. Bavandimwe, iyo uza kurota izi nzozi, nasabye umuvandimwe ko ariko ari bwite n'iki kiganiro. Farawo wari umwami w'igihugu cya Misiri y'ubu ariyo Egiputa, Egiputa n'ubundi, aryamye nkawe, aryamye nkanjye, mu mashuka meza, mu buriri bwiza, ararota ibintu bigoye kubyumva no kubibona no kubifata. Ngo arota abona amahundo, inka, ngo abona imbere haje inka. Inka ni ikintu gisanzwe, inka ni simple kuzibona, inka ni inka nyine. Abona inka zirindwi nziza zibyibushye, ngira ngo yagombaga kwishima akavuga ko harebeka umuntu arota akavuga ko arose abadayimoni. Ntacyo nabyo turabigeraho, akavuga ko agiye gupfa, akavuga nyine kuvuze ngo hari ibika umuntu arota, umva nuko ubyise nyine, umva ko hari ibika nyine. Ariko ntabwo bisobanura ngo kurota inka kose kubara abadayimoni cyangwa kubara ibigeragezo nk'uko abantu benshi bazi ngo urose inka bari ikigeragezo. None se Farawo iyo arota zino zirindwi zibyibushye gusa, hari ikibazo cyari kirimo? Nta kigeragezo zavugaga. Ahubwo icyabaye ikibazo nuko ngo yagiye kubona izindi zirindwi ziraje, ariko ngo zinanutse, harimo ijambo rikomeye ngo z'umwaku. Ibyo nabyo ntibyari ikibazo, inka zirananuka zirarwara. Ahubwo ikibazo ngo abona za zindi zirindwi zinanutse, buri nka irasamye igiye imira inka ibyibushye, iyimira inanutse, imira ibyibushye, inanutse, imira ibyibushye. Kandi igitangaje ngo abona ikomeje kunanuka, magufa y'inka arashinyitse bisikurete, kandi imizi inka ibyibushye. Aho rero sasa, aho niho ruzingiye rero. Ngo Farawo araryamye, ngo arongera arota abona amahundo meza. Kera iwacu nkiri mu giturage twagiraga amasaka meza, we ibihundo binini, abona amahundo ngo arindwi meza, n'ijambo bivuga ngo atsibaze, mbese atsindagiye afite intete zirimo zigaragara. Arayabona, ibi byari bisanzwe. Ngo abona andi mahundo arindwi nanone ngo y'imishishi y'iminambe, ngo yumishwe n'umuyaga uva iburasirazuba. Ngo abona ya mahundo, ihundo ryose rihawe kumira irinanutse. Aho ikibazo kiri, iri byibushye, irinanutse, bimirira ibyibushye, irinanutse, amahundo arindwi, amira ndarindwi, kandi uko ryakananutse rikomeza kunanuka. Dusomye ahantu habonetse umusobanuzi, simutse ibintu byinshi, simutse ababinaniwe, simutse abatarazi icyo bakoraho, ko yarabirose aranabyibagirwa. None ikibazo kurota noneho ukanabyibagirwa. Dore inzozi ubundi zirimo ikintu rero, ikizazikubwira ko zirimo iki. Kanjye ndamutse nsinziye gatanu mu ijoro, sinzira naba ndose inshuro 5. Ubu ngize gutya gake gusa kurota, ndarota sana, ngenda ndarota cyane. Tuganirize, kurota ni impano, kurota ni hari abantu batarota. Ubaza ngo ni impano, urabubwira ko ari impano yande, byaba ari impano yande iyo nyiri kurota, yahawe nande. Hari abantu batajya barota mu buzima bwabo. Jise ndakora ko nitubyiti bizaba impano bitewe n'icyo warose. Kuko urota wapfuye ntabwo wava ufite impano yo gupfa. Biba impano bitewe n'icyo warose. Nibwo wazajya uvuga ariko mfite impano yo kurota, Imana yampaye kubonera ibyayo mu nzozi, bitewe n'ibyo ubona rero. Aho uranyumva neza. Kurota rero abantu batajya barota babaho. Kurota ni ubuzima bw'ubwonko, ahubwo Imana kuko ishobora byose yavugira muri ibyo bintu. Ariko abantu bose 90% bararota cyangwa banarenga. Abantu muzaganira usanga niba muri abantu nk'icumi uzasanga umuntu utarota ari umwe. Kandi burya nawe hari igihe yaba arota ahubwo akabyibagirwa, ntabe agaciro, ntanabyiteho, ariko yasinziriye hari ahantu abari. Ariko tuganirize kugira ngo urote, ndabikora rwose. Ujya kubona ko umuntu aryamye nk'aha ngaha turi n'urugero, akajya kurota ari nko muri Amerika kandi atarakanagirayo, ataranahabona, ari gutekereza kandi mu nzozi akumva ari muri Amerika. Icyo uvuze kiroroshye,
wavuze se ko utwaye imodoka utaranafatana ko ntaki mu ntoki kandi ukayitwara neza we ni imodoka cyangwa nabi uyibona we ni imodoka uyibona utaricara no kuri vora icyo kintu uracyumva ukarota uyitwaye neza ugakata amakoro utaricara no kuri vora bishatse kuvuga iki rero ninzo oya buretse ntabwo turagera aho ngaho uzaba umushoferi ntabwo uyu mwanya turuvuga ngo urose kibisobanura iki ntabwo turahagera turacyari kuyigira amashyushyu tubanze turacyari ku nzozi za Farawo ntabwo turazivaho kuko ikibazo kirabaza ngo iyo uza kurota gutya ese koko akibona inka ese ni gute inka zizahinduka imyaka 7 ni ibigaragara ko mu nzozi harimo imvugo ikomeye ijimije ahubwo abantu benshi badaha agaciro icyo nakubwira cy'umwese mudukurikiye inzozi zose warota ziba zifite impamvu zaba mbi byaba ari umwanda mubi ziba zifite impamvu ziba zifite icyo zivuga kwa eka ziba zifite icyo zisobanura ahubwo urarota ukigendera ntubyite sava ariko burya ziba zifite icyo zivuga waba uri umukristo usenga Imana waba udasenga waba none uri umukristo aho biba ari akarusho kuko Imana ishobora kuba yagusuye koko Farawo tumubonye mu nzozi tubona umwami Nebukadinezari mu nzozi tubona Yosefu yigira inama yo kubonga umugeni we marayika amusanze mu nzozi kumubwira ngo ahungishe umwana na nyina yasanzwe mu nzozi kumubwira ngo agarura umwana wamuhigaga ntakiriho mu nzozi iyo urebye abantu benshi inzozi ni ikintu kitagomba kuzimira ubwo nabo nibutse vuba muri Bibiliya wagira ubona abantu benshi bagiye barota ku Gideyoni ajya kurwana urugamba yagiye kumviriza yumva abantu baravuga inzozi barose azihera wavuga ati aha turahatsinda Uwiteka batugabije abihawe n'inzozi umuntu arotore mugenzi we amubwira ibyo yarose yewe uyu mwanya tuvugana hari inzozi narose muri umwaka w'1989 uyu mwanya ndacyazireba imbere yanjye nk'inzozi narose uyu munsi sinjya nzibagirwa nicyo nari kuvuga ni ikizakubwira ko hari n'ikintu nuko urabyuka uricura ukumva ibintu ukabiteza ukabirebaho kongera ugasinzira wakwicura ukumva urabyibuka urabireba nk'ibishyashya wajya mu kazi ukumva urabyibuka ukabireba nk'ibishyashya ndagira uzambwira ngo narose ibi n'ibi urebe ko ukizibuka n'uyu munsi ukajya ku kazi ugakora ariko ukazibura imbere yawe nk'ishyashya ikizakubwira ko inzozi urose zirimo ikintu ntabwo ziva imbere yawe ubwo umuzire ejo ukumva urazireba nk'ishyashya ukwezi kugashira inzozi ukazireba abiragasho izo nzozi zirimo ikintu cyo ni icyambere mbabwiye kugira ngo umenye ko inzozi warose zirimo ikintu ntabwo uzibagirwa ibintu harose ukabyibagirwa wajya ubyibagirwa bireke we rero kwirirwa ushakisha kubituruna ngo bigarure ngo harya narose ngo iki we oya bibyihorera nta kintu kirimo n'ibyo ubwonko bwazanye bisanzwe byihorera iyo harimo ikintu ujya no mu kazi kakwibagiza iminota 20 kumva urazibuka ukajya mu bintu mu rusaku mu bantu benshi iminota 20 kumva urazibuka nyuma y'ukwezi zikagaruka imbere yawe izo nzozi zirimo ikintu Farawo rero ni nacyo cyatumye Farawo ashaka abasobanuzi nuko zari zamubujije amahoro nyuma yo kuzirota Farawo no kujya byaranze mutima urahagarara umusobanuzi ufite umwuka w'Imana aje kuko Imana niyo yari yasanze Farawo nk'uko yabwiwe abibuka neza Nebukadinezari yarose igiti kinini ni ibisanzwe ibiti turabona twese tubinyuraho abona inyoni ziraje zicyaritsemo ibyo ni ibisanzwe ni simple nta kintu gishyashya kirimo abona ibisimba byo mu ishyamba biryamye munsi yacyo n'uyu munsi mu parike biryama munsi y'ibiti araryamye ari kurota abona ngo ibisimba biguwe neza munsi inyoni ziguwe neza icyatangaje cyarimo nijwi yumvise rivuga ngo tsinda icyo giti hanyuma igishyitsi cyacyo ugihambiza iminyururu imikwege kijye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru kandi aho kizahamara imyaka 7 aribyo bavuze ngo ibihe 7 muri Daniel handitse ibihe 7 byavuga imyaka 7 aho niho ruzingi kurota igiti yari yakirose inyoni zijyamo n'inyoni zarika mu biti n'ibiti biraho inyoni zajyamo kurota ibisimba biryama muzi niko bigenda ahubwo ijwi rivuga ngo tsinda icyo giti igishitsi cyacyo kirekeraho ugihambiriza iminyururu hanyuma kiye gitondwaho n'ikime kiva mu ijuru aho kizahamara ibihe 7 aho niho inzozi ziri ni naho yasobanuriwe nawe uyambwiye ngo ati mwami wikwirwa ugira ngo ahari amahundo n'inka biratandukanye ahabyibushye nanutse oya ati byose ati inzozi za Farawo ni zimwe
nyakubahwa, ya mahundo 7 warose abyibushye n'inka 7 zibyibushye byose ni ikintu kimwe, biri kugusobanurira ko muri Egiputa mugiye kweza imyaka. Ngaho Theo, ngaho mbwira nawe kuri ibyo bintu, ngiye ukuntu inka 7 zibyibushye, amahundo 7 abyibushye, bisobanura ko mu gihugu bagiye guhinga bakeza, uruyuzi rukera ibihaza byinshi, inkoko zigatera 2 ku munsi, ibitoki bikana ari binini, byose mu rutoki bikanira rimwe, ibijumba bikera bakabyita amazina. Hano twize ko nabijumba byita amazina, ariko ngira ngo niba ubizi uyu munsi ibijumba kubigura hano mu mujyi wa Kigali bigeze kubyita amazina kandi mabi, abaturage bagasiga bamenye buryo cyari igihe cy'uburumbuke ku bijumba, byararumbutse. Ariko si uyu munsi aho none ngo amahundo nayo ngo aravuga ati noneho rero kuba inka zibinanutse zamizi zibyibushye, amahundo 7 yumye akamira byibushye, mwami burya Imana yakubwiraga ko nyuma y'uburumbuke hazaza inzara, nayo ikamara imyaka 7, inzara ikajya yasama ikamira uburumbuke. Hari inzara yasama. Ndagusengeye inzara Imana yirukana mu izina rya Yesu. Udukurikiye wese ndagusengeye, ntuzagira inzara imira, ntuzagira ubukene bumira ubukene, ntuzabone kubura inkweto kumira inkweto zikabura, ntuzabone kubura amakote kumira amakote wari uyafite, ntuzabone gusuzugurwa kumira icyubahiro neza, ugasuzugurwa gusuzugurwa kwamiza icyubahiro. Hari igihe inzara imira ibiryo, ndagusengeye Imana izabikurinde ntibikakubeho, n'abawe bose n'abazagukomokaho, Imana izabarinda amahundo y'iminambe amira ameza atsibaza byibushye, Imana izakurinda inka zinanutse z'umwaku zimiri zibyibushye. Icyamuka wikirije ngo amen. Amen. Uzi kugira ngo kugenda n'amaguru kumira imodoka, uzi kugira ngo wahererwaga amaboko 2 bakwimena kumwe, ni ishyano ntibikabeho, biragatsindwa n'Uwiteka. Kugira ngo amahundo, kandi ibi bihe bijya bibaho. Hari igihe njya ntanga urugero ku bantu b'abakobwa, abakobwa mu dukurikiye muzabicunge. Hari igihe umukobwa agira gutya akajya arambagizwa n'abasore 3, 4, 5 kugera ku 10, bose bamushaka, bose bamukunze, abapolisi, abasirikare, abacuruzi, abanyonzi, abakomeye, abanyacyubahiro, abasuzuguri, bose niko se muko uribwira ko ari umukobwa wenyine uri ku musozi. Ufite ukusa se abandi badasa, wihariye wenyine. Ufite amatayi se abandi badafite. Oya, icyo gihe cyakwerekeyeho, nutaba amaso hafi aho hazakurikiraho igihe gituma nta n'ukuvugisha, nta n'ukwandikira, uwo wifuje umubure, uwakuvugisha agatakuvugisha, ugire ngo bamwe bakubloke mu matelefone, akamesaje wahabwaga ukabure. Icyo gihe nacyo kigiye kibaho. Umukobwa utabaye maso ngo aho hantu bose areba bavugisha, abasore bose, niba uri mu rusengero niwo urebwa, niba muri kora niwo urebwa, reka da, hari kuvuka abandi bakobwa, hari kuza abandi bamaso. Ahubwo hafi aho aharo ni igihe cy'uburumbuke cyakugezeho, wakunzwe ariko ntago ari ukurusha abandi ubwiza, nta mafaranga ufite abandi badafite, nta kintu gitangaje ufite, ahubwo nutaba amaso aho hazaza igihe kimira. Icyo gihe ndabazi taragarutse, ubundi yifuza ko n'akana kayagaruka. Icyo gihe yakigera utaba amaso azahataka inzozi mu kirere. Umva Theo, abantu bararuse bahita bagenda baravuga je narose ibi n'ibi. Bari aba ku bantu b'abasore n'abakobwa usana bakunda kuvuga ngo niba bikibaho bakibivuga, ariko ngo narose nasezeranye n'akanaka, ngo narose ngo rwose ngo batwerekana mu rusengero, ngo narose ngo duhagararanye. Kera hari umukobwa wizeye kumbwira ngo yarose, kandi yarafite fiancé. Umukobwa tuziye kumenyana kera muri 1993, yarafite fiancé bamaranye igihe, ariko andebye yumva hari n'ingewe yakunda yahitamo. Yizeye kumbwira ngo yarose, ngo abona ngo nje n'uwo mukobwa ngo duhagararanye. Pastor wari hari aho hantu hayoraga ngo yatwerekanye mu rusengero, wowe nawe nje n'uwo mukobwa karafite fiancé, afite fiancé, ngo abona ngo uwo fiancé ngo ahagaze ahantu kure yacu, ngo ahantu ngo hari umwijima, ngo ariho ahagaze. Wowe bari basangana. Ngumva ko birashoka ko ntari byo yari yanarose, we naramaranga umutima wo kumvaga ankunze. Fende byarangiye ari nje n'uwo mukobwa twabanye, n'uwo fiancé we babanye. Haje igihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, bamwe barapfa, abandi barabura, hano urwirengero aza kubana n'undi n'uyu munsi bari kumwe.
none reka nemere ko yari yabirose. Ese njye nawe guhagarara mu rusengero pasiteri akatwerekana, yatwerekanaga ngo tugire gute? Nuvuga ngo ntabwo yabajije ngo yatwerekanaga ngo tugire, yavuze ngo batwerekana, ngo ishyamba kutwerekana rero. Ubuse iyo korari yacu yagiye ahantu bakavuga ngo komite ya korari nizi imbere, tuba twese abagore n'abagabo n'abasore n'abakobwa tugaba batwereka abantu, tubatwerekana se tubatwerekana se. Ubuse nta mwana w'umukobwa ubu ushobora kuba agiye gushima Imana kuvuga ati kwizera naze dufatanye dushima Imana, wenda yaransengeye, tuba duhagaze batwerekanye. Ahubwo niko n'ubundi urabona Farawo yagize ubwenge burenze n'ubwenge, yashatse abasobanuzi araceceka, ashaka ba mbere baraza birabananira, aratetse ati oya mumbwire bimenyekane, mutabimbira ngo murapfa, mujya muvuga ko mubishoboye, banza usobanuze mbere yo kubirima no kubivuga. Uzumva umuntu avuze ati narose intebe, narose nicaye mu ntebe koko, urumva narose nicaye mu ntebe y'ifoteye nziza, akajya ahubwo atangira kujya agira no mu masoko aho azikora, akavuga ati agomba kuba ari ziri Imana igiye kumva. Ubusanzwe bazi Imana idusaba ko twicara, Imana ishaka ko twicara mu buhe buryo? Intebe zacu iyo Imana ivuze ngo ngiye kukwicara, cyangwa ibyo biringaniza n'abavuga ngo Imana yambwiye ko nzaba pastori, yanyeretse nicaye muri Israel, kandi birashoboka ko Imana iri kukubwira ko hari urundi rwego igiye kukugezaho mu mwuka bitewe n'ukuntu ubanye nayo. Hari ahandi igiye kukwicaza, igiye kuko ubundi intebe n'icyubahiro. Burya intebe buriya hari igihe umuntu usanga intebe ye ariyo ituma tumwubaha cyane, urwego arimo intebe ifite ikivuze gikomeye, bisaba kubihuza n'ibindi byahuza, ariko intebe ntabwo bisobanura ngo Imana igiye kuguha intebe zo kugura mu gakinjiro, si cyo bishatse kuvuga. Aho urumva ndahumva kuba wabonye intebe nziza ntabwo bisobanura ngo Imana ishobora kuba iri kukubwira ngo hari ahandi ngiye kukwicaza, ngiye kukwicaza ahandi, uva ko natangiye kwinjira mu nzozi noneho nyirizina. Uzumva umuntu avuga ati sha nibakomeze banseke, sha komeze bagwa, ariko Imana yambwiye ko ngiye kwambara, ngiye kandi kuko Imana bimubwiye, kuko yamusanze mu nzozi arota abona imyenda, igipfurumba cy'imyenda myiza koko ikomeye ihenze irimo n'amazahabu. Ucyahita asaba gushima Imana, ati haleluya, ati ndashima Imana ko igiye kunyambika, yabimbwiye nubwo mwanze kuntiza imyenda, nubwo nambara ubucocero, ariko ngiye kwambara. Umwaka ugashira wa muntu atambara bwa bucocero, ahubwo nabwo yabwanika bakabwira, yabutera ipasi bugashya. Abantu batari ko kanaka ya myenda yatubwiye amazahabu, iriya byagatenge ahoramo nibiriya, yarihuse kuvuga. Bibiri itubwira ngo iki? Mwambara intwaro zose z'Imana. Hari imyenda tubwirwa kwambara. Ni izihe ngaruka ziba iyo umuntu avuze iby'Imana yamubwiye cyangwa se yarose? Ni izihe ngaruka gira? Icyo kibazo ntabwo ukibajije neza. Iyo umuntu avuze iby'Imana yamubwiye cyangwa se inzozi yarose, wibuke ko inzozi yarose ntabwo ariko zose zavuye ku Mana. Cyangwa reka nsubize ku kibajije ntacyo. Ubundi no kuvuga iby'Imana akubwiye, jya uvuga ibyo yagutumye kuvuga, ibyo itagutumye bigumana. Ingaruka zo kuvuga, ingaruka rero hari n'ibishobora kugufungisha kuko wavuze mu buryo butari bwo. Iyi ni imwe mu ngaruka. Hari ibyo ushobora kuvuga utanahamije neza ko ariyo ntibisohore, iyo nayo ni ingaruka. Hari ibyo ushobora kuvuga ukabishyira mu zindi ngorane kuko wavuze mu buryo butari bwo. Hari ibyo ushobora kuvuga bikagira n'abo byicisha cyangwa bishyira mu ngorane kuko uvuze iby'Imana yavuze cyangwa warose. Kuko hari ibyo nshobora kubona ariko ari ibyanjye gusa, hanyuma nkazenguruka mbivuga rero kandi byari ibyanjye gusa. Hari ibyo ushobora kubona ariko ari ibyo gusengerwa, ubwo mubwire ari iby'Imana inyeretse ngo mbisengere, atari ibyo kuvuga. Niko kakago abantu bahura nabo. Nigeze kuvuga ikintu mu kiganiro kimwe, abadukurikira wenda bari bukibuke. Nize kuvuga abantu twagiye tubabona bazinduka bagenda mu rugo rw'umukuru w'igihugu ngo Imana yabatumyeyo. Ariko umuvandi urahagurutse uragiye pe mu rugo rw'umukuru w'igihugu, uraserutse uragiye, ugiye iwe. Wazaje iwanjye ko ari ubwo buryo bworoshye? Iwanjye nushaka kuzaza na saa 8 y'ijoro, na saa 9 nushaka kuzurira igipangu, nge nta muntu ndinda, nta mbundi haba,
niyo ushaka kuzina wenda nzagufata ngira ngo ni umujura ariko tafazari uragiye ratanya mu gitondo kandi ugiye ku mukuru w'igihugu ariko kandi aba yarose sipinze aba yarose wenda akarota bahobirana akavuga ati Imana yambwiye ngo ngiye kumusuhuza urumva cyangwa akarota bicaranye ahantu hari nk'inama ati Imana yambwiye ngo njye nakwiye ko nize kurota natsinze ahantu ibizamini mbona umukuru w'igihugu ari kumpemba iradiyo ampemba radiyo ibyo hari icyo byavugaga kuri njyewe ntabwo nagiye ngo ngiye kuzeba radiyo nshobora ngo none aba bantu bose bumva bajyayo haba hari ikintu barose ariko abakwiye kumenya ubusa kuko ibintu byose ubona ku isi we ntirenganya turi kumwe byose ubona ni sembore y'ibindi bintu bifite ikindi bihagarara ibi byatsi ubona turimo hano ibi biti ibintu byose bifite ikindi kintu biba bihagarariye ibigaragara biba bihagarariye ibitagaragara wasomye igitabo cy'umugenzi gitangira umuntu witwa Yohani Bunyani wacyanditse biva ko ngo ngira ngo ni igihe yari ari mu karengane azira Kristo noneho bamufunze afunzwe ko ngo wacyanditse afunzwe agenda avuga ngo nuko ndota narose mbona umugabo azengurukaga mu murima mw'ikawa asoma igitabo urumva neza nza kurota abura uburyo bwo kugumaho ndota umugore n'abana bamubuza kugenda ndota niko ngo nuko ndota ageze ku kazo ndota ageze niko kivuga kandi bari ushobora gusanga yarabiraga rota kandi kakabirota akaba arota umuntu ufite ahetse umutwaro w'ibyaha arandika arota ageze mu nyanja agahinda gasaze abona ahuye na musobanuzi abona ahuye na mutabazi byose ati naje kurota mbona ahura n'igihanda bwihebe inzozi byose ni inzozi Imana ivugiramo muri yo twasomye ngo ivuga rimwe ndetse kabiri mu nzozi mu iyerekwa rya nijoro igihe bashyizwe basinzire ku mariri yabo nibwo Imana yumvise abantu ijwi ryayo bivuga ngo mu nzozi ivugiramo kandi kuko bino ushaka kuzaba tubikora ari ama episode y'inzozi muri turaje tubisubikire hafi aha nyuma y'ibibazo nka bibiri urambaza tuzongere dukomerezeho gutyo hanyuma tuzatuvuga ngo kurota iki niki bivuga iki niki kurota iki niki niko tuzaba tubigenza mu biganiro bizaba baze badukurikire cyane kurota umukuru w'igihugu ubwe bisobanura ibyo ubonye akubwira uba wabibwiwe n'Imana ibintu byose nk'uko nari navuze mu kanya inzu ibyatsi amazi meza amazi mabi amazi atekanye amazi ahurura byose bifite icyo bisobanura ishyamba umuhanda inzira izamuka inzira imanuka inzira inyerera inzira nziza hari icyo bisobanura imyenda yera imyenda y'umukara iy'abageni hari icyo bisobanura kurota wakoze ubukwe kurota wapfuye kurota wapfushije kurota urya inyama kurota bapfuye kurota wasubiye iwanyu aho uvuka kandi wenda hatakinabaho hari icyo bisobanura tuzara tubivuga byose uko iminsi igeze mu biganiro kuko ndi bushaka iki mu kanya gato Theo warambaza ibibazo bibiri cyangwa kimwe amaze tugisoreza ahangaha tuzara tubigana mbabwira ngo kurota mbese mungurikiye muzabe kuri iki kiganiro muzabe mukurikira buri gihe mbabwira ngo kurota iki niki bivuga cyane namwe muri comment iri mumbwira ngo kurota ibi bivuga iki ibyo murambwira nzajya ngusubiza ariko nyuma nzabiganira no kuri cano muri rusange mvuge ngo kurota iki niki kuko haza n'undi wabirose kurota umusozi kurota ikibaya kurota wirukanka kurota wurira indege kurota uguruka hari icyo bisobanura kurota utwaye imodoka kurota utwaye igare kurota inka nk'uko twavuze ntabwo kurota inka kose kuvuga ibigeragezo biterwa buri kintu cyose kigira igisobanuro bitewe n'icyo ukirosemo hari umuntu wizeye kumbwira umuntu w'umusirikare yarose inzozi yari umukristo ukunda gusenga cyane ukunda gusenga ariko yabimbwiye turi kumwe ambazane ngo atubushatse kuvuga iki ngo arota ngo ari mu nzu noneho ngo abona ngo umukuru w'igihugu ngo yinjiye muri iyo nzu kandi ntiyabona aciye mu rugi cyangwa abona mugezeho ngo akoze mu mifuka neza cyo ku mifuka yombi nk'umunyacyubahiro ngo amugera haramubwira ngo uzongera kwica akazi witwaye ngo wagiye gusenga ngo nzakwica ngo ariko amubwira arambwira ati mwene data ndamubwira ntumva rero ahubwo senga ariko uboneke ku kazi nta kindi biri gusobanuza ni Imana yakubwiye ngo niwica akazi ukora ngo wagiye kuyisenga izakwica nta biri ntibirigubaza icyakora Imana yica mu buryo bubiri ishaka kukwica uriho ntupfe ngo bahambe cyeka kwica bakaguhamba ubwo bisobanura ngo Imana aramurebye isanga yibanda mu gusenga buri munsi yagiye mu cyuma ariko ntakora akazi kandi Imana ntagishaka abantu bica akazi bitwaje gusenga kora akazi unasenga senga unakore ibyo nuko ari bibiri nta kigomba kwangiza ikindi senga ukore kora usenge yabyiroteye kuvuga ngo ni Imana yari imubwiye ngo ntuzongere kwica akazi witwaje ko wagiye kunsenga
ntabwo gusenga no gukizwa bituma duhemukira abakoresha bacu wenda nk'abasirikare ngo n'abapolisi bakica akazi wari urararizamu kwacu inara Yesu giye kwirarira mu cyumba oya wabyishe. Imana irakubwira ngo banza ukiranuke n'akazi ubone kujya gusenga. Uzasenge warikipeye, uzasenge ufite konji ariko uri mu kazi, kora akazi. Bana kwiba ya nyuma ntabwo iba iya nyuma kandi ari ikubwiye ngo bagenda ukore. Yaba iya nyuma cyangwa yaguhaye akazi, iba iya nyuma gute rero yaguhaye akazi? Niyo yaguhaye akazi, niyo Mana yawe iri kukubwira ngo kora akazi ubaho umukoresha wawe. Iratubwira ngo ntago atwara inkota ubusa. Muri abantu benshi bagiye biteza ngo nta iba iya nyuma. Imana ihora iri iya mbere iteka ryose, ihora ari iya mbere ntazigera iba iya nyuma. Rindira uzasenge wabatse ikibari maze usenge wisanzura. Rindira uzasenge warikipeye utakoze ariko wica akazi. Uri umuganga urarara izamu, none hari icyumba gishyushye, harimo umuhanuzi ushyushye, dore ubwo bushyuhe muvuga nabwo ko ntazi ubwo ari bwo. Uretse kujya kuvura abarwayi kandi niwo murimo w'Imana ari gukora, uretse kujya kubapfuka, kubakira bakomeretse, ntukibateye ishinge, ugiye gusenga. Oya, ntabwo ari byo. Imana iri kubwira ngo niwica akazi ushinzwe witwaje ko wagiye gusenga. Ese ubwo niba umupolisi cyangwa umusirikare ukica akazi ukajya gusenga umwanzi akinjira, usabwira Imana ngo iki? Imana izakuniga, igihugu kizagufunga, Imana igishyigikire kigufunge ubyumve. Uko navuze ibintu byose bifite ikintu bivuga, ariko igisobanuro kigendera n'uko warose bimeze. Ntabwo kurota inka kose mu nzozi bisobanura ko wageragejwe, kuko hari inka duhabwa z'umugisha na ziriya zirindwi zibyibushye Farawo yarose, iyo hadakurikira isanutse ngo zizimire nta kintu byari bitwaye. Abantu benshi bararota n'abana bato. Hari umwana muto batavuga ati mama uzi ko ndose ibi n'ibi. Ibyo bintu bitega amatwi. Icyo mpamya cyo waba ari umukristo wari udakijijwe haba hari ikintu zivuga, kuko abantu bose muzumva aho twumva bibihanganye ngo wajye hari uwavuze ko ngo yarose kera ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyorwa n'umwirabura. Haravuze ko ngo yabirose kera niwe Martin Luther King ubanza ngo yari yarabirose kera kiriho arabivuga ariko narose Amerika y'umuti gihangange kiyorwa n'umwirabura. Byasohoye adahari ariko byarabaye. Rero uko ijambo twasubira ryavuze ko Imana ivuga rimwe ndetse kabiri. Mu nzozi niko twasomye imwiyerekwa rya nijoro ngo abantu basinziriye ku mariri yabo, ngo bashyizweyo basinziriye ku mariri. Cyagiye washyizweyo wagiye wipfa gutakaza ibyo warose, ahubwo niba wakomeje kubyibuka nk'uko nakubwiye, ikikubwira ko birimo ikintu, cyaba ari ikivuye ku Mana, cyaba ari ikindi kimeze ukundi kuntu, ariko izo nzozi ziguma imbere yawe nk'iziri ku rukuta, uguma uzireba imbere nawe. Inzozi narose muri 89 n'uyu munsi ndacyazira imbere yanjye nk'ishyashya. Rero tugiye gusoreza aha ngaha. Cyakora nk'uko narivuze kandi ko wenda wambaza ikibazo kimwe cyangwa bibiri birana n'inzozi nyine, niba ari ize niba ari izundi, namara kukimbaza turasenga Imana turekeraho, tuzakomeza tujya twinjira nyirizina ngo kurota iki n'iki bivuga iki n'iki. Urakoze cyane, uvuze byinshi ariko usobanura. Urose uri muri Amerika utaragezeyo, ukarota uri kuguruka mu kirere wamukanya imizo ufata iyindi, bishatse kuvuga iki? Ubwo ni ibintu bibiri. Haba kurota muri Amerika wenda Amerika cyangwa n'undi mujyi ukomeye, ubundi bivuga ngo warose ukora yiki, warose ugira yute. Kuko isobanuro ni bibiri. Ushobora kuba wenda kujyayo kuko, ariko ushobora kuba utazanajyayo ari amarenga Imana iri kugucira ko hari ahandi hantu heza Imana igiye kugushyira. Uzi ko ushobora kurota Amerika, ikibazo nuko umuntu urangaye ndagusubiza utari kundeba. Ushobora kurota nk'uko nguko kasubiza bari kunyumva te wararangaye. Ushobora kurota gutyo ariko Imana iri kukubwira ko igiye kugutuza ahantu heza, kuko iyo mvishuza ko muri Amerika ubasa naho ibibazo byakemutse. Hari ahandi natwe twerekera ibibazo byakemutse, ugiye kugera aho utavunika. Ushobora no kurota ujya mu mujyi ukomeye nk'uwo, nyuma ukitaba Imana ugapfa ugatabaruka, ari byo Imana yakubwiraga. Akenshi kurota uguruka nabyo rero hari igihe Imana biri kukubwira ko hari urugamba ugiye guhura narwo, ariko Imana izaguhisha mu busabusa. Uzajya ubireba nk'uri hejuru yabyo, uzajya ubireba hejuru nk'ubigenda hejuru. Ari urugamba rukomeye rugiye kubaho, ariko Imana ikakubwira ko uzajya urugenda hejuru ura nk'urudahari. Imana ikakubwira izaguhisha, izaguhungisha, izagushyira mu kindi cyiciro kitari icyo ngicyo. Hari nubwo Imana iri kukubwira ko
akenshi kuguruka hari igihe ugiye kuzura umwuka wera urenze ugahabwa n'impano ziri hejuru y'izabo mwari kumwe, ziri hejuru y'izabo musengana, nabyo hari igihe Imana ibikukubwira uko nguko. Ibyo bisobanuro byombi mubyemere, niko kuri kwabyo. Murakoze cyane. Hanyuma ubutaha tuzongera tukomeze ikindi, ari uyu Theo n'abandi muzanyandikire mubwire ibyo mwifuza ko tuvugaho, na Theo azambwira ibindi, nibitamwekeye nzajya mubwira ngo kurota iki n'iki bivuga iki n'iki. Reka dusenge Imana, ikiganiro tugisoreza aha ngaha. Mana Data wa twese uri mu ijuru, sengera abantu bose batuzi barose batamenye ibyo ari byo, ubasobanurira izo ari zo, mwami umwuka yarabasanga n'ibyo ari byo, kandi umugisha muri kuri iki kiganiro akajya n'agaciro umutima we, kandi uduhe kurota rwose ubwo natwe mu nzu z'imyiruka rya nijoro, udusange koko utuvugishe, twumvise ijwi ryawe dusingiye ku mariri yacu. Urakoze kudufasha muri byose, kandi igihe dushigaje mu isi dukimara tugukora tuguhimbaza, nizeye kubikoze Data mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.